ko abakwizera bashingira inzu yabo ku rutare rutayenga. Abana bose bazigira muri iyi nzu n'abahigishiriza ushingira imibereho yabo ku ijambo ryawe no kuyobokana umutima utunganye. Umwana natwe Nyagasani wakiriye n'inshuti zawe mu nzu zabo. Abatagira aho baba kubona ababacumbikira, abana bose bataye amashuri kugaruka kugira umutima utuma bagaruka. Abiga bose kumva neza ugushaka kwawe. Umwana natwe Nyagasani. Dusabe. Uragasingizwa Nyagasani, Imana y'ijuru n'isi, wemeye ko umwana wawe atura muri twe, akura yiga, akura yunguka ubwenge n'umutima mwiza. Umva nimpuhwe amasengesho yacu, maze uhe umugisha aya mashuri n'abazayigiramo bose. Umugisha imibereho yabo, imibereho y'ababigisha, imibereho y'iri shuri ryose n'imirimo yose izahakorerwa. Roho wawe nahorane nabo iminsi yose y'ubuzima bwabo, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Aya mazi aratwibutsa batisimu twahawe muri Yezu Kristo waducunguje urupfu n'izuka rye. Akaba ari n'amazi y'umugisha atwibutsa ko tugomba kubera abandi iteka umugisha. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose naduhe umugisha, Imana Data na Mwana